kureba ino video ukayirangiza ntabwo bireba umuntu ushaka kugura inzu gusa, ahubwo niba nawe ufite gahunda yo kubaka inzu, kuba wakoperaho nk'ubwenge cyangwa ukaba wakigiraho nk'uburyo wakubaka inzu nziza, iyi video irakureba. Ntugende utayirangije kuko iyi nzu ni nziza cyane. Ni imwe mu nzu natoranyije ushobora kuba wakigiraho uburyo wakubaka inzu yawe yo hasi kandi ukayubaka neza cyane. Nkurikije ubuhanga iyi nzu yubakanye, ni inzu nziza cyane. Duhereye hano rero inyuma urabona yuko hari korotire igiye iteyeho indabo nziza cyane nubwo zitarakura. Inzu yacu ni nshyashya, nta muntu uraturamo, ni inzu nziza cyane. Reka mbahe ikaze rero mwe mwemeye kureba ino video, tugiye gutemberana muri iyi nzu nziza cyane. Uko mutangiye muyibona hano inyuma, mimbereho nta karusho. Ni inzu nziza cyane. Iyi nzu rwose niba ushaka kubaka inzu yawe, gerageza urebe ino video ugende ukoperaho utudetaye tumwe na tumwe kuko bizagufasha. Ariko nawe ugura, nyamuneka iyi nzu ntizijya zitinda ku isoko iyo zimeze gutya. Iyo ari design imeze nka gutya rwose, nawe ubibona, si ngombwa yuko bikubwiraho ibintu byinshi, ijisho ryawe riragwa. Hano dufite parikingi y'imodoka eshatu ziparitse neza cyane kandi zitabyigana, ariko ifite rooftop nziza. Rooftop yayo ni ngari, ifite ukuntu design iriho ibirahure byiza cyane kandi ukabona ko ari ibintu bibyara ubwiza budasanzwe. Burya abantu basigaye bubaka benshi bagashyiraho ama rooftop, ariko kugira ngo usange hariho rooftop iberanye n'inzu gutya, iteretse neza gutya, ni ibintu bidakunze kubaho. Nawe genda ugenzura utudetaye twose uraza kubibona ko ibyo ndimo kukubwira ari ukuri. Iteye amarangi meza y'umweru n'umukara, ni ibintu byiza cyane biba bisa neza kandi bigaragara neza. Rooftop yacu urimo urayibona yuko uzamuka ukayigeraho ukabona bwa bugari bwayo noneho neza. Urabona ko ari rooftop nini yisanzuye kandi ngari cyane. Si ibyo gusa kandi hano tuhafite twa tujaride n'ubundi ni nk'indabo zigiye zizengurutse gutyo. Urabona ko ari akadizayini keza, ni akadekorasiyo gasa neza cyane. Dukomezanya, hano tuhafite akabaraza keza cyane kandi kanini kisanzuye. Aka kabaraza nubona ukuntu hano kisanzuye, nibyo bihita binakwereka ko na rooftop yisanzuye utagendeye no kuri video. So hano tuhafite urugi rwiza cyane rumeze neza, ariko reka nkubwire, reba runo rubaho ukuntu ruba risawa cyane. Noneho hejuru dufiteho parafo nziza ya gypsum, ariko wagera hano ukahasanga design nziza y'amakaro meza. Hano hakaba hari ikirahure cyiza cyane, ngira ngo muri kukibona. Ntucikoye gusa, bana natwe tugutembereze muri iyi nzu. Turagutemberezamo tunihuta kugira ngo utaza kuba warambirwa ukagenda utarangije ino video kuko ni nziza pe. Hano tuhafite salo nziza cyane y'igitangaza, ni salo nini. Abantu bakunda inzu zifite finisage nziza, iyi nzu ntiyakagucitse kuko ni diru cyane. Ahangaha tuhafite TV stand nziza cyane. Urabona ko ari TV stand igaragara neza, irimo amabuye y'umukara ateguye neza. Reka mbabwire namwe rwose, kugira ngo mwe murabibona ko iyi nzu iryoshye. Ese waba urimo kutwumva ushaka inzu yo kuba wagura ugakodesha, cyangwa inzu yo kuba wagura ugahita wimukiramo direct? Aya mahirwe ntaze kugucika. Reka nkubwire ahantu iyi nzu iherereye. Iyi nzu iri i Kanombe, hano ku bitaro neza, hano hafi rwose y'umuhanda munini wa kaburimbo. Ifite purasoma nziza cyane, ni inzu iryoshye. Urimo kugutembereza muri iyi nzu urabimenyereye ko nitwa Elisa, hano yo ni Elisa Rio Estate. Urumva yuko muri Elisa Rio Estate ni diru. Buri munsi tuba dufite diru nshyashya kandi imeze neza. Platform uri kwibona ko ari gypsum kandi ishushanyije neza, iryoshye, irimo itara ryiza cyane. Tukagira hano amakaro meza asa neza. Mbese kubera ukuntu iryoshye, ndumva natinda muri iyi sala, ariko please munyemerere dukomezanye ntanatinze, ngende mbereka, noneho mugende mureba utuntu twose. Reba design iri hano, ni itara ryiza cyane ririho design. Mbese urabona ko ari ibintu bijyanye kandi bigaragara neza cyane. So dukomeza, hano tuhafite salamanje. Ni salamanje nini yisanzuye ngari rwose. Reba ukuntu ingana, ariko ntararengaho ndebera ano makaro. Hano tuhafite ikintu bita ikaro cyubatse iyi nzu. Uyu muntu azi guheba pe. Tuvugishe tugeze kuri ino nzu itaragurwa, nyamuneka niba ufite gahunda. Hano tuhafite lavabo nziza cyane iriho akamira, ubona ko nabyo ari ibintu biteguye neza. Reka sindenga ahangaha ntababwiye igiciro cy'inzu yacu iriho. Nubwo inzu ubona ari nziza gutya, ariko iranahendutse. Ese ufite bije ya miliyoni 165 kandi ukaba ukeneye inzu nziza nk'iyi?
kandi noneho harimo na negosiyasiyo. Ni ukuvuga ngo uri muri iyo renji waza tukananegosiya, wowe upfa kuza uzanye kashi gusa, twe turi flexible, ubundi tukaguha inzu nziza nk'iyi ngiyi urimo kwirebera nawe. So dukomeza, hano tuhafite igikoni cyiza, ni igikoni kigaragara neza kandi giteguye neza, ubona ko rwose kiruta n'ibikoni by'ama etaje byinshi. Niba hari ikintu iyi nzu ifite cyiza ni igikoni. Reba ukuntu kino gikoni kimeze, ni igikoni gisa neza, igikoni giteguye neza, igikoni kirimo utubati twiza kandi twinshi, igikoni umva nawe ndebere. Please musuri iyi nzu mumbwire niba iyi nzu koko atari diru, kubera ko njyewe nayikunze cyane, nayikunze pe. Ni ukuvuga ngo nawe ngiye kubaka nkabona umuntu wubaka gutya, niwe muntu nakoresha rwose, kubera ko urabona ko ari inzu iba iteguye neza. Igikoni kirimo ibyangombwa byose. Hano tuhafite umwanya wa firigo, tukagira umwanya wa lavabo mwiza hano, tukagira n'umwanya wa gaze kuka, kandi n'ububati bwacyo urabona ko ari ububati bwiza kandi bwinshi. Dukomezanya rero, reka dukomerezeho mpite mbereka no mu gikari, mba nshaka kukwereka utudetayi twose, ku buryo niba urimo kutwumva uri hanze bitagusaba kwirirwa unazi inzu wanayigurira online bitewe n'ukuntu tuba twayigaragaje. Hano tuhafite aho wakanika imyenda heza, ubwo ni mu gikari twahageze. Urabona ko hari umwanya uhagije. Uhindukiye nka gutya niho babona noneho ya annex. Dufite annex nziza iriho igikoni cyo hanze cyiza nacyo, kandi ubona ko ari kinini. Sa n'uwigira hano noneho ubereke amanex. Dufite amanex hariya, ubwo ni akazi k'umukozi, dushe na toilette bye, hakabaho n'ikigega hejuru. Ngira ngo ibyo muri kubibona ko iyi nzu rwose ari sawa cyane kandi iteguye neza cyane. Dukomezanya rero, duhita dufatiraho, turagenda tubereka ibintu byose ntuze gucika. Wowe niba ufite miliyoni zawe 165 ukeneye kugura inzu, Elisalio Estate irabigufashamo, uhite ukora deal nziza. Duhereye mu byumba. Icyumba duheraho ni ikiri hano, kiriho na salamanje. Turahera muri dushe na toilette yacyo. Ni icyumba cyiza kinini gisa neza, reba shawa zaba yarashyizemo. Ubwo kandi iki ni icyumba cy'umushyitsi, urabona yuko ari icyumba cyiza rwose. Dukomezanya, hano tuhafite icyumba. Iki ni icyumba nyirizina, urabona ko ari icyumba nacyo kiryoshye, kinini, kisanzwe. Njye nakunda nzikase, noneho byagera ku makaro arimo n'izindi materiyeri rwose. Iyi nzu urubatse. Niba ushaka kugura inzu nziza, gana Elisalio Estate, kora subscribe. Uretse n'iyi deal tuba dufitemo n'izindi nziza. Tukiva aho ngaho, hano tuhafite korodoro irimo ibyumba bitatu, ariko turahera ka etajeri keza. Dufite etajeri nziza cyane y'inkweto, kandi ubona ko yakwakira inkweto nyinshi zishoboka. So hano rero kuri ino side tuhafite wa muryango ushobora gusohokeramo udaciye mu gikoni. Urabona ko naho ari umuryango, ari akantu k'ingenzi bashyizeho. Dufite ikindi cyumba rero cyiza hano, reka twinjiranemo. Urabona ko ari icyumba kinini giteguye, gisa neza cyane nacyo. Mbese ibyumba by'inzu byose ni binini, urabona ko ari fresh cyane. Dukomezanya, reka twihute. Hano tuhafite dushe na toilette. Ni dushe na toilette nziza ikoreshwa na kiriya cyumba maze kubereka, ndetse yewe ni iki ngiki. Urumva ko iyi dushe ni toilette ikoresha bino byumba uko ari bibiri. Urabona ko ari ibintu byiza cyane kandi biteguye neza. Dukomereza hehereye muri chambre principale. Ni icyumba cyiza, icyumba kinini, icyumba giteguye neza cyane. Duhinguka muri dushe na toilette yacyo. Urabona ko ari dushe nziza irimo ibice bibiri. Hari igice cyo wakogeramo hirya, barabisepaye. Urabona ko ari igice cyiza kiriho na lavabo na shawa idasanzwe. Tukagira noneho na dushe na toilette ku yindi side. Urabona ko ari ibintu byiza cyane kandi bigari biryoshye. Dukomezanya rero, hano tuhafite vestiaire. Ni urwambariro rwiza rurimo garderobe nziza kandi nyinshi zihagije. So urabona yuko ari umwanya mwiza kandi munini. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kugura inzu nziza ubifashijwemo na Elisalio Estate. Hano rero tukihagera, turahinguka mu cyumba cyiza cyane cya chambre principale. Urabona ko ari icyumba cyiza kinini, kigari, giteyemo amarangi meza cyane. Reka mbabwire, miliyoni zawe 165 zihesha agaciro ugura inzu nziza nk'iyi, kandi inakatuka, iri i Kanombe ku bitaro neza, muri location nziza cyane. Kandi noneho kino cyumba cyacu gifite hano akabarikoni.
cyangwa se akabaraza keza cyane. Reka kabereke, igira hino use n'ubereka kano kabaraza. Urabona ko ari akabaraza nako karyoshye kameze neza cyane, naho ureba za esikariye zizamuka zijya kuri rooftop nk'uko mwabibonye. Niba urimo kutwumva ukeneye kuzajya ubona video nk'izi ngizi, byaba byiza ukanze ahantu handitse subscribe kuri Elisa Real Estate, ubundi amavideo menshi ariho uturanye n'inzu yawe ushaka, cyangwa se uzabonaho n'inzu yawe nziza ushaka. Murakoze rero mutuvugishe tubageze kuri iyi nzu nziza. Murakoze cyane, turabakunda.